twongeye kubaha ikaze kuri Life of Gospel. Nizere ko mumeze neza aho muri mu bice by'igihugu bitandukanye ndetse n'abadukurikiye muri hanze y'igihugu. Nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Nkuko mwabibonye rero twasuye korari tujye Isiyoni. Ni korari nziza cyane twabasuye aho bakorera repetition, imyitozo, practice cyangwa se rehearsal bitewe no kuvyumva cyangwa se n'uri muvuga. Reka mbaho umwanya mukomeze murebe ibyiza kuntu baririmba mu majwi yabo, ubushuti bwinshi, ubuvandimwe bwinshi ndetse no guhavinga fan. Ariko ikiruta byose harimo kuririmbira Imana. Iherezo ryageze, tuzambikwa amakamba
umurinzi w'inyenyeri niwerekanwa tuzasa nawe n'ukuri tuzatumagira turirimba ko twatsinze isi amarira twarize tuzayahanagurwa twibanire na Yesu iteka niwerekanwa tuzasa nawe n'ukuri tuzatumagira turirimba ko twatsinze isi amarira twarize tuzayahanagurwa twibanire na Yesu iteka niwerekanwa tuzasa nawe n'ukuri tuzatumagira turirimba ko twatsinze isi amarira twarize tuzayahanagurwa twibanire na Yesu iteka ibyago wari wakushije akanya k'agakobwa ariko baje kubonekerwa umwami Yesu yatashye urwo rugo bari bababaye barira cyane kuko babuze akana bakundaga mu kanya gato ibyara amarira ibi bitenge umwana arazuka bari bababaye barira cyane kuko babuze akana bakundaga mu kanya gato ibyara amarira ibi bitenge umwana arazuka tuzabasubizwa ntabwo tuzongera gutandukana tuzaririmba indirimbo yo kunesha tubwire urupfu tuti mbese warupfuwe kunesha kwawe na rwa rumuri rwawe umusebiri ko Yesu yagutsinze tuzaririmba indirimbo yo kunesha tubwire urupfu tuti mbese warupfuwe kunesha